Katwongeye tubasuze mwese bakunzi bacu mwenteresa kuri GEOPOLITICS hano kuri Rwanda Burundi TV ndetse nabandi muzajya mutureba kuri Ndebero TV kuko twahuje ubufatanye twizere ko meze neza. Bwana JPierre wasuza abadukurikira. Reka dusuza abadukurikiye aho bagiye bari hatandukanye kubera impamvu zigiye zitandukanye abantu hari abari mu Burundi hari abari mu Rwanda yewe n'ibi bihugu bindi bikikije yaba Afrika cyangwa se bari muri za Amerika n'ibindi bihugu hirya no hino kubera impamvu zabo zigiye zitandukanye abatameze neza tubihanganishe abameze neza tubabwira ati mugomeze mumererwe neza ndakeka tugiye kubana mu kiganiro neza murakoze ndabasuhuje. Kongo noneho uko abantu bayikurikiraga byiyongereye cyane rwose urabona byatewe n'iki? No kuvuga ngo Kongo impamvu abantu bari kuyikurikirana cyane muri iyi minsi urabona tension y'amakimbirana hari ukuntu yabaye noneho asa nkafunguka biva mu bwihisho byagiye hagaragara ntabwo abikiri ibintu byihishe ko ari ibihugu byagiye byinjiramo bindi bifite imbaraga ko ntabwo wakumva igihugu nka South Africa ahantu cyagiye ngo aho hantu bareke kuhareba wanareba na Kongo ubwayo uburyo yagiye yigaragaza mu kongera ingufu yaba mu rwego wa gisirikare cyangwa no muri diplomasi ibyo nabyo biri mu byatumye abantu bagomeza kuyireba yewe n'ibihugu bituranye uburyo biri kwitwara nabyo biri mu bituma Kongo ihangwa amaso kuko n'amahanga ubwayo yagiye ahaguruka iyo turebye ibihugu bikomeye Amerika dora tubona isohora amatangazo ntabwo bwakira itavuze kuri Kongo icyo ni ikikwereka imbaraga Kongo ifite mu buryo bw'iki gihe bwa geopolitique muri iki gihe. None reka tube biri kurera rero muri ntambara bimwe na bimwe nawe dufashe kubisobanukirwa neza. Yego. Kuri front line muri iyi minsi ntibishyushye nko mu gihe twumvaga imirwano mu marembo ya Sake mu minsi ishize. Yego. Habayeho kurasa igoma. Ese noneho kuri tele bitari kuvugwa cyane habaye iki? Cyane ngo byasake ngo byagoma ngo mweso ngo ki byose byagiye he? Impamvu bitari kuvugwa cyane muri iyi minsi ni ukuvuga ngo urabizi ko Addis Abeba harimo inama ya Africa Union kandi iyo nama ya African Union wabonye ko hari igice cyagombaga kwiga ku mutekano uri mu burasirazuba bwa Kongo kuri icyo kibazo noneho ukanareba diplomasi ya Amerika ibyiri gukora muri iyi minsi isohora amatangazo agenda asaba ibiganiro hari abasaba kurekeye kuva kuri tele ni ukuvuga ngo diplomasi iri gukorwa muri ibyo bice nibyo biri gutuma front line nta kintu kiri kuvayo ko ibitero nyine byaragabanyutse kuko bari gusabwa kuba bava ahubwo aho bafashe ni ukuvuga ngo iyo uri gusabwa kugira ibyo ureka ntago wagomeza gushyushya urugamba cyane none ni ukuvuga ngo muri iyi minsi harimo ingufu za diplomasi cyane bagenda benyegeza bareba uburyo amakimbirane yakemuka ni ukuvuga ngo front line yamizwe na diplomasi muri iyi minsi ishize niyo mpamvu nta makuru ya za mweso tukiri kumva cyangwa ngo Sake cyangwa ibindi biki mbese diplomasi yari yamize front line muri iyi minsi. None se ubundi ko abarwana ngo ari abakongomani ngo bavuga ikinyarwanda none se izo diplomasi bazigeramo bate ko nta barwana bavuga ikinyarwanda muri Ventura twabonye Addis Ababa ni ukuvuga niho iki kibazo kigorana uvuga ko afite ikibazo ntagaragara ku meza y'ibiganiro nyine ugahita wibaza se ubundi aganira gute nimba we adafite capacity zo kugera ku meza y'ibiganiro mbega bisimo kuki atajya Addis Ababa tukabona y'abandi bantu ni ikigaragaza ko nta credibility afite ku byo nawe ari gukora nta credibility afite muri iyi ntambara agomba kuyisaba ndetse byanga binoga menya ari boss we kuko byanga binoga yakabaye ubundi tumubona hari Addis Ababa ari ku meza ariko ntawe tubona bivuze ko muri aya makimbirane nta role igaragara afite buretse kuba ari hariya kuri tele ariko gute se kandi ari president wa Ventura
navuga ko sonda agira manda zinga ari president agira manda no kuvuga ni president wa M23 ariko mu buryo nakita nkaho biri manipule kuko iyo butaba buri manipule nyine yari kuba ari on table mu biganiro kuko nta hantu tujya tumubona mu biganiro none se M23 nimba yakibiganiro iraganira gute nyine kandi itari kuri table y'ibiganiro none ubona biterwa n'iki kuba Bisimwa atajya Addis Ababa nta kicagira impamvu mbona zitera gutuma Bisimwa atajya Addis Ababa itike siyo kibazo none izi gutata kuko nimba ubasha kugura ibifaru ntabwo itike y'ibihumbi magana ngaya ariyo yakabaye ikibazo ni ukuvuga ngo ikigaragara icya mbere Kisekedi ntashaka guhura nawe ku meza icyo nicyo cya mbere icya kabiri nawe ni ikigaragara ko ubwe ntari muri aya makimbirane ahubwo ni umusigire w'amakimbirane afite uwahagarariye uwahagarariye byanga binoga ni ujya kuri table y'ibiganiro kuko ni kenshi twumva ibiganiro ariko tukabura Bisimwa nyine hari ni ikigaragaza ko rwose Bisimwa ntacyo asobanuye muri aya makimbirane none se kuba M23 iyo itigira mu biganiro ubwo ntago byaba ikinagaza ibyo ishaka kugeraho cyane rwose kuko ni najyo zingiro ry'ikibazo nyine niho gikomerera nimba ngewe ari ngewe urwaye ni gute wavura madamu wanjye se kandi ari nge urwaye ngewe ndwaye ukuguru uri kuvura madamu wanjye kandi atari urwaye ni ukuvuga ngo impamvu amakimbirane adakemuka ni uko hadakandwa ya ndwara irwawe si yivurwa ahubwo baratambuka bakanyura ku ndwara urumva nimba uri kuvura umuntu utarwaye ahubwo ushobora no kumutuma aremba nese kuki bavura undi muntu Bisimwa we ntarekarame ikigaragara nyine nibyo we impamvu atarekarama arabizi ko ibintu arimo atari ibye ni ukuvuga ngo iyo ibintu bitari ibyawe nyine ubiterera iyo kuko Bisimwa iyo nyine ibyo avuga ko haranira nka M23 iharanira bakabaye barwana intambara yo kugira ngo bagaragare ku meza y'ibiganiro kuko urumva nimba batari ku meza y'ibiganiro ni ibiribwa nyine iyo utari ku meza y'ibiganiro uraribwa uhurira barakugabana urumva we araho nk'umugabane hakunda abarwandofone bose abarwandofone b'amatribi menshi bundi amatribi yose araramenaswa cyangwa nimwe muri zo iyo ukurikije ibivugwa nka M23 akenshi ikunda kuvuga ko ari abarwandofone ariko babatutsi ko nibo bakunda kumenaswa cyane ko ari ntago ndumva avuga ko ari tribi cyane iyo nareba kuri X ibigenda nka Bisimwa no umushi yego nabashi baricwa se byanga binoga kuko nyine iyo urebye kumwe ku Twitter bagenda bandika akenshi hagarukamo ko abarwandofone bamenaswa cyane ari ubwoko bw'abatutsi urumva abandi ntago njya numva bakunda kuvuga ko bamenaswa ngaye ngo ko rero ubwo ro bizakemuka uko Bisimwa na Kisekedi ari bo bazabiganirira cyane kuko nyine icyo gihe Bisimwa koko nimba ari umukongomani azabaganira n'umukongomani mugenzi we kuko iyo urebye n'ibigenda bivugwa n'ubundi bavuga ko Kongo nizakemura ikibazo cyayo hatakwiye kuzamo ibihugu by'amahanga ahubwo nyine uhita wibaza kuki Bisimwa w'umukongomani atari uganira na mugenzi we w'umukongomani nicyo kibazo kuki haza mu ndi muntu kugira ngo ibiganiro bya Bisimwa byumvikane ni ukuvuga ngo Bisimwa namufata nkaho yambuwe ububasha yambuwe ububasha bwo kujya mu biganiro kuko yaba bafite ububasha yari kuba ari kumwe na Kisekedi rero nimba ububasha yarabwa undi subasha arabufite gute kandi tribiye watubwiye ko tribiye yitwa bashi iticwa hicwa babandi batubwiye ni ukuvuga ngo iyi ntambara hari ukuntu iba sophistique kubera ko igice kimwe irakwereka ko iri tribale ikindi gice wacukumbura neza ukabona kiri economic ni resource kuko buriya mu ntambara akenshi ni ibintu nka bitatu by'ingenzi bikunda intambara ishobora gushingiraho intambara ishobora kuza mu buryo buri economy
ishobora kuza mu buryo buri politike cyangwa bugendeye ku madini. Rero amadini ashobora no kuzamo akantu ka tribi, ariko nyine urareba mu kanya barakubwira ati iri tribalike, ariko nanone waza kuyigenda in deep ukabona ishingiye kuri resources. Rero urumva biragoye cyane, niyo mpamvu igorana. Nwese undi Kisekedi najya mu biganiro araganira tribi, araganira amabuye, araganira icyo ubundi ngo ibibazo birangiye. Byanga binoga we icyo aganira araganira amabuye, kuko impamvu ari bwaganira amabuye we ntago yemera ko tribi ziba menasi, ko ntago yemera ko habivangura muri leta ya Kongo, bose ko babyemera. Rero nimba atari gutya byemera, kandi twabonye ko hari uburyo iyi ntambara izamo economically, we aragerageza kuganira ku bijyanye n'amabuye, kuko twabonye ko Amerika ikihashaka n'amabuye. Ntabwo Amerika ishaka bari abaturage, kuko Amerika ishaka bari abaturage bose yahita baha green card bakagenda. Yewe n'impunzi ntabwo habamo kujonjora ngo bagende bategereza iminsi, yakabahereye yakabajyanye nk'abaturage ba Amerika. Yo rero yikenereye amabuye, ntabwo ushaka abaturage. Okay, uze mu kibazo n'amabuye, kuko nanjye nibaza kuntu abarwandofone koko bashobora kuba barengana, ntabwo tubizi. Yego, sibyo? Yego, buburi ntwara bavuga ko barengana. Yego, none nkabona Makoro aje muri ibyo bintu, kandi Makoro hari ibibazo afite byo mu Faransa atari kubasha gukemura. Mbwira kuntu yakwibuka ko n'abarwandofone nabo bafite ikibazo, nabo ngo aze kubakemura ikibazo. Urumva aho ngaho hahita hazamo ibintu by'inyungu. Urumva rero intambara ishobora kuba ko ari iy'amabuye, ariko niba ari iy'amabuye Makoro mubwiye ko amabuye azayaryaho nubarikaniza yagufasha cyane ako kanya, kuko arareba hari inyungu z'Ubufaransa. Yego, ndumva ariko nanjye nabyestara cyane ko urumva ni ukuvuga ngo bino bihugu bundi bikomeye icyo bireba ni inyungu zabyo, ntabwo bishaka kureba inyungu zacu, kuko kuba hano hirya muri DRC bapfa se bibuza Abafaransa kuryama bakarya bakananywa? No, urumva barareba inyungu z'ibihugu byabo gusa. Bongera nakurikiye iriya African Union Summit, ndabikurikira kugira ngo wenda nze kuvanamo za results muri analysis. Yego, kuko raba president bateraniye, gusa nyine iyo structure bamaga bita African Union banzi ko itari function. Yego, hari habaye za mini summit nyinshi, hari mini summit ya Congo, mini summit ya president ubugiye na secretary Amerika ushinzwe Afrika, hari mini summit ya Evariste, yes, n'umuyobozi wa World Bank. Yego, hari mini summit ya Siriri na President Evariste ndetse na uriya Kisekedi. Yego, ubwo hari n'izindi zabaye nuko wabone zabaye mu bihugu bitari interesse muri ino ntambara. Ubundi iriya nama ukibona bari abaperezida batatu, kuko bari bose bafite ingabo muri FARDC. Yego, nta kintu byabishanyije kuri iriya ntambara. Ikigaragara urumva iriya nama yaje nyuma yo kuvuga ko South Africa yapfushije abasirikare hariya babiri, inakomeretsa abandi batatu. Urumva ni ukuvuga ngo icyo nahise mbona baganiye byanga binoga ni ukongera uburyo buri strategic, mu buryo bw'ibitero, mu buryo bwo kongera ibikoresho, no mu buryo bwo kongera abasirikare. Ko inama yahuje aba bagabo batatu, urareba n'abagabo bose biyemeje kurwanya umutwe wa M23. Ni ukuvuga ngo M23 nimba yari iri kwigamba ko iri guhanura ibikoresho byabo, iri kwica abasirikare babo, ni ukuvuga ngo nk'abantu bashinzwe icyo kintu ni ukwigira hamwe, ese ni izihe ngamba noneho twafata nshyashya zatsinda uyu mutwe byanyabyo. Ko ni ukuvuga ngo iriya nama icyo yari igamije ni ukongera imbaraga igikorwa FARDC irimo cyo kurwanya umutwe wa M23. Kuko bose urareba ni buryo buri strategic, kuko nimba ubona Ramaphosa yaremeye kongera ingabo muri Kongo bitanyuze muri SADC, ni ukuvuga ngo ashaka ko Kisekedi atsinda umutwe wa M23 bidasubirwaho, ukaba warangira. Kuko abantu bakunda kwibaza ngo se n'ubundi South Africa ko yari hari 2013 ubwo batsindaga M23
bo bakavuga ati kuki yaragarutse, urumva nabo bahita bibaza ati kuki yagarutse, byanga binoga ahantu yagiye yaracumbikiwe ibasha guhabwa ibindi bikoresho iragaruka. Bivuze ko inama bakora ni ukureba uburyo batsinda umutwe wa M23 bakawutsinda ku butaka bwa Kongo, bakawutsinda n'ahandi hariho hose wakura ibikoresho. Ni ukuvuga ngo iyi nama iri strategique muri uru rugamba, kuko iyahuze za force, kuko nubundi iyo urebye ibyo bizeho ni uguhuza imbaraga n'ibikorwa bya gisirikare. Ubwo iyo bavuze guhuza imbaraga n'ibikorwa bya gisirikare, ibyo bintu biba biri kureba kuri front line. Ni gute twakongera ibikoresho, ni gute twakongera ingabo ku buryo noneho dutsinda urugamba mu buryo bworoshye. Iyo nama nicyo mbona yari igamije. None se ngira kuntu Cyril na Evariste badashaka ko abantu bavuga ikinyarwanda bagira amahoro? Ni ukuvuga ngo icyo gihe byaterwa na angle ushaka kubirebamo, kuko bo barifuza ko ikibazo cya M23 gikemuka. Kandi igihe nyine se hariya nta mitwe izaba ihari iteza umutekano muke, abo bantu bavuga ikinyarwanda umutekano wabo uzaba umeze neza igihe batari kumenaswa. Kuko nyine ngiye nigeze kukwereka, urumva igihe M23 yagendaga mu bihugu bituranye, ntago bivuze ko bari abantu bahariya bahise bicwa, ntago bishwe ngo, kuko iyo baba barishwe icyo gihe twari kumva na international community ivuga ati aba bantu bo muri Nord Kivu bari kwicwa n'ingabo za FARDC. Ahubwo M23 yeguye intwaro, urumva yari ije kurwana, kandi ntabwo igisasu gitoranya. Nimba FARDC iteye igisasu yitabara, iyo kiguye ahantu uwo kihasanze kiramuhitana. M23 nayo igiteye ntabwo kigenda cyanditseho ngo urafata umuntu wo muri FARDC gusa, nubona umuturage kimwihorere, aho kikubise uhari nyine abigenderamo. Urumva ko ntago kuba M23 hari ari byo biha amahoro bari abantu bahatuye, ahubwo bibongerera kaga, kuko bituma urugamba rujya mbere. Ni ukuvuga Ramaphosa na Evariste ntago banga abantu bavuga hari ikinyarwanda, kuko bakeneye ko imitwe ihava ikaranduka burundu. Nubwo babikora mu buryo bwa gisirikare, kuko nibwo buryo nyine buri gukoreshwa. Ko na M23 rega nayo nubwo isaba ibiganiro, nayo ntago yerekana ko ishaka yuko ibiganiro, kuko yakabaye itagaba ibitero. Babyanze se yicaye, babyanze kwiganira. Oya, babyanze kuganira. Ega M23 ngo yigeze kugitanga ibice, ego none isigazamo bikera avuga ati tuzabirekura ko mwabwiye na leta ya Kongo ngo itange ibi nayo ize mu biganiro. Ego none se urumva ibice byose ari kubitanga, kandi Sekeda nta sinyerekana ko yemera ibiganiro. None se iyo yarangije kukwereka ko atakeneye ibiganiro, nawe wakora, kuko dukoze probability se M23 ishobora kurwana intambara imyaka 20 iri imbere. Ariko ngiye wambwiye ko M23 ari ubugane, ese ubugande buzapfa, kandi hariho rapport de force yo kubuhana. Urumva biragoye. None se mu myaka 20 bwo nimba M23 ishingiye kuri Uganda, mu myaka 20 iri imbere twavuga ko Museveni azaba kiyoboye, kuko igihe hajya undi muntu. Nese bakubwiye ko ndi uzabuyoboye azavaho se mu myaka 20 iri imbere cyane, nta mahirwe namuha, kuko Museveni cyako atashaka kugira imyaka 110 yaba bihamya ko atayigira. Bifite amahirwe make ko yayigira pe, uretse bya bindi bya kimuntu twumva ngo umuntu ashobora kugira imyaka 1000. Nese harubwa burara rega, none se abapfa no kugira ngo baburara gusa. Kare none se hoye izabukuru ni izabukuru. None se muri iyo myaka 100 koko azaba kibasha gufunctiona mu mutwe ku buryo agomeza karuma? Ntabwo azaba yarabaye nka Slovakia nk'abandi. No kuvuga ngo ubugande ntabwo ushaka kurwana intambara imyaka 20 rwose, kuko urumva 20 iri imbere byakiyongera kuri 30 ishize bikaba 50. Imyaka 50 ntabwo baba kibirwanaho rwose. Amerika ujya wemeza ko Amerika ariyo nyiri intambara y'M23 cyane, ko twabonye yatangiye kuyigarama ngo nishyire inkaro hasi. Ni ukuvuga ngo Amerika ubwo iki biri gukora
ibiri gukora analize ko twabonye ko Amerika yo iguha inkunga y'intambara si iguha abasirikare baza kuri tele kuko hariya twakabonye nyine Amerika ishaka kwigaragaza twakabonye nyine imanuka ikaza nka Amerika ariko iri bwaguha inkunga mu buryo bw'amafaranga wowe wishakire money power ni ukuvuga rero Amerika nimba iri gukora imibare yayo ikabona aho intambara igeze ishobora kuhahombera n'ubundi buri gihe dukunze kumva ari nayo isaba agahenge mu gihe cyashize si nayo yasabye agahenge se kandi kakanubahirizwa ni ukuvuga ngo yiri kubara ikabona aho intambara igeze yabihomberamo ibyiza ni ugusaba M23 ikarambika intwaro noneho ubwo bakaba bakumvikana n'ibyo baba baganira na Tshisekedi kuko izo ni rezilita z'ibiganiro Amerika yagiranye na Tshisekedi kuko Amerika ntago kukitabisabye mbere se ariko ubu ngubu birabona ko ibintu bikomeye bitandukanye nuko urugamba rugitangira rwari rumeze niyo mpamvu isaba M23 kurambika ikabivamo M23 nihungira mu Burundi none se urumva yatinyuka kujyayo Evariste ariho yayitegerereje ntago yatinyuka Evariste arahari kandi barigamba kuhitana abasirikare ntago yatinyuka kujyayo so ubundi iyo itegereje ubona ubundi M23 Evariste imutwaye kurya ajya kuyirwanya ni ukuvuga ngo Evariste icyo arwanya sarwanya M23 atizi ararwanya ikiri muri M23 y'ubwayo igiki ararwanya UPDF iri muri M23 bapfa ikibo barapfa gushaka kumuhirika ku butegetsi none kuki Evariste atazamuka ngo ajye Bugande urumva azamutse akajya Bugande byamugora cyane kuko ntago byaba byoroshye nkuko watsindira umuntu kuri ground yindi ko impamvu hariya muri Kongo kuba hari ari kumwe na Tshisekedi urumva afite uburenganzira bwo kuba ari kuri iyo ground noneho agize ishaba aranahagusanze nawe uri kuri iyo ground biraba bitandukanye nuko yakifata akava iyo ngiyo mu majyepfo akazamuka akajya gutera Ubugande ariko muri kano karengo gutera igihugu ngo biremewe ntabwo byemewe iyo biza ko byemewe ntabwo twari kubona UPDF iri guca muri M23 yari kumanuka nka UPDF igatsinda urugamba ese tuba tubigorye bwo kuturagera ko batinjiye aho waca hose ntabwo tuzi ko bari wowe nyine ni wowe ariko mu wundi mutaka urumva biba bitandukanye no kuvuga mu buryo nese Evariste we kuja adaca muri ADF adaca muri ADF impamvu nuko nta link yari asanzwe afitanye na ADF kuko nta interesse mu guhungabanya Ubugande impamvu bari musobanura ni ukuvuga ngo impamvu Evariste we azamutse agahita atera Ubugande direct urumva yaba violatinze international community yafatirwa izo sanction ibihugu bindi bishobora kuba byamutera erega niyo UPDF tuvuga yose kwiteye ikokora ngo igende yose uko yakabaye ubwayo ibanza gushaka gataka ko kwinyegezamo ni ukuvuga ko nayo irabizi ko igihe byamenyekana ko yateye igihugu cya Kongo byaba ibintu bikomeye cyane ubundi Evariste barashaka kumurika ku butegetsi yabageze ati impamvu urareba haba hari dimension ziri tribal kuko dimension ya tribal mu karere ntago twayirengagiza niyo ya mbere bakeneye ko Evariste yava mu mwanya nyine hakajyamo undi Museveni yifuza bashobora kuba bahuje imyumvire cyangwa bahuje tribi ego ngayo nguko dukomeje kubona amakimbirane rwose afata umurego muri Kongo kandi bigaragara ko hashobora kuvamo ya ntambara nziza y'akarere kose ego ariko noneho hari bamwe bayitsinda abandi bakayitsindwa cyane none ingaruka yateza kuri buri ruhande rwayitsinda turwenda uruhande rwa Tshisekedi namufasha barayitsinda bagiriye ingaruka ni ukuvuga ngo uruhande rwa Tshisekedi igihe rwatsindwa icyambira ako kanya Tshisekedi noneho twahita tumubona kuri ya meza y'ibiganiro kuko nta yindi turufu yaba afite iri kujya buretse kumva ibyo M23 isaba noneho icyo ni kimwe twamubona ku meza y'ibiganiro
ikindi cya kabiri muri ibyo biganiro ese umuntu wamutsinze mamugana icyo bamaze kumutsinda ni ukuvuga ngo icyo muba muganira ni ukugira ngo bya bintu wamusabaga abiguhe public bibe recognized neza itsinze urabifata aho oya ushobora gushyirwamo ako karumba kuko nubundi urumva yatsinzwe keretse igihe yaba yatsinzwe kugera Kinshasa aho nyine urumva yaba yameneshejwe yaba yasize igihugu nta kintu aba kivuze ariko igihe yatsinzwe muri Eastern Congo gusa iyo niyo turiho igihe yaba yatsinzwe hariya nyine yasabwa noneho kujya kuri ya meza y'ibiganiro kuko urumva abariye bayo baba batsindanywe nawe ni ukubahiriza ibyo M23 ivuga none ikindi cya kabiri cyavamo havamo ikimwaro gikomeye cyane kumva legio ikomeye cyane nka SADC irimo igihugu nka South Africa gifite ijambo rigaragara ku rwego mpuzamahanga niyo wareba mu buryo bwa Afurika kumva cyatsindiwe muri Kongo havamo ikintu gisa ni igisebo ni ubusembwa ikindi cyavamo icyo gihe M23 yaba igize ya mahirwe yo kuba yabona cya gihugu cyayo yifuje ubwo bivuze ko Museveni yaba ageze ku ntego ya balkanization aho ni ku ruhande rwa FARDC igihe yabitsinzwe none M23 itsinze nako M23 itsinzwe M23 itsinzwe icyahita kibaho niki igitsindwa ya ntambara y'akarere yahita ifunguka original kuko habaho kuyikurikiranira aho igiye apana bimwe by'ubushize yagiye nundi turi kuvuga intambara y'akarere ntago iriye muri Kongo twe nundi twageze ku y'akarere kose ego uruhande rutari rwa Kisekedi ruyitsinzwe icyambere habaho regime change twabona ubutegetsi buhinduka hehe muri ibyo bihugu byarwanaga ku ruhande rwa M23 kuko icyo gihe nabo batsinzwe nyine byavuga ko bakurikiranwa kugera mu bihugu byabo okay ni ukuvuga ngo icyo gihe kuko rwa ruhande rwa FARDC ari rwo rwagaragaje imbaraga ni ukuvuga rwaba rufite na power rwo guhindura aba perezida muri ibyo bihugu byarwanaga ku ruhande rwa M23 ikindi cya kabiri cyavamo ese ubutegetsi babuhindiye i Uganda handi bakabureka ari ikibazo babuhinduye Uganda handi bakabureka icyo gihe byaterwa na level y'amakimbirane uko byari bihagaze icyo gihe byabaga ko hari igihe bareba participation y'ibindi bihugu nyine bitari Ubugande nayo yari iri hejuru ari ngombwa ko naho babuhindura kuko bashobora gukora ikarita bakavuga ati okay uyu muntu nubundi nawagumyeho yakitwara neza nk'Ubugande ibyo rero bikaba byatuma batekereza no kuba bahindura ubutegetsi aho naho ize ngo no muri Sud Sudan bagerayo no muri Sud bagerayo cyane kuko babona Kiri nubundi nta kintu afashije ashobora gutobera akarere nayo bamukuraho rwose kuko ni ukuvuga ngo iyo bagukubitanye n'umwariye wawe muragendana rwose ntago bashyira kuko icyo gihe igihe Sud Sudan batagerayo ni igihe Sud Sudan yabona bikomeye igahindura uruhande igihe utahinduye uruhande ukubitanwa n'uruhande rwawe none ikindi nari ngiye kukubwira hari ikindi kimwe cyavamo igihe FARDC yatsinda ubwo ruhande rwa FARDC rwatsinda impunzi nyinshi zataha impunzi nyinshi zataha no kuba impunzi zidataha Museveni abifitemo uruhare none se nimba usponsor umutwe ugatuma impunzi ziyongera urumva se ari uburyo bwo gutuma zitaha ariko icyo gihe Kisekedi urumva icyo gihe yaba afite full control yo kuvuga mwebwe muturuka hana mugende iwanyu mwe muturuka hana mugende iwanyu mwe muturuka hana mugende iwanyu none hagasigara diringa na twadutwe twa nta kigenda twicyuka kuko impunzi zatambega impunzi zataha none se Museveni w'impunzi ko zifite azimazike urumva ubundi impunzi ni tool iri strategique mu ngamba nk'izi kuko nyine impunzi zidahari byagora Uganda gutera Kongo
kuko se icyo gihe nyine yagitera yidekaraye yonyine ugasanga iviolatinze za international law bikaba byayigereye. Museveni ko nundi avuga ngo baramucitse bwa bafite inyungu bakirirwa mucikana ntiyabohereza ahubwo Museveni kuva kera aracikwa gucikwa si ibya nonaha ariko ni ukuvuga ngo na Congo already izi ko ababeshya yewe na community international bazi ko abeshya ahubwo wenda ishaba yagize ni uko Amerika yari ishyigikiye ibyo bintu kuko Amerika tuzi ko ifite ubutasi bukomeye ntabwo Amerika yayoberwa ko Museveni yohereje ingabo muri Congo ntibishoboka baba bafite ayo makuru yose ahubwo twabyita ngo ni igihe it's a matter of time wa mungane ni umwanya w'igihe kuko yo ibibizi igihe yatsindwa yo yagaragaza ukuri buri gihe dukoranye ibiganiro rwose unyumvisha uburyo M23 ari UPDF yego ariko se commentaire z'ikiganiro dukoranye ndazisoma kuko ndi umukunzi wa Ndebera TV cyane kuko aravuga ngo ntago ari byo ngo harabutinya kuvuga bimeze bite no kuvuga ngo umuntu uba wagendeye muri uwo muryo avuga ngo ndi kubeshyira UPDF tuvuga Uganda kandi atariyo wenda hari ukundi urundi ruhande ruba rubivuga cyane cyane wenda Kisekedi we afite ukundi kuntu abivuga ariko nkanjye iyo nsesengura nkunda kubona ahubwo Kisekedi ashobora kuba bikoresha nk'imwe muri strategy y'urugamba ariko njyewe nk'umusesenguzi ngendera kuri fact ntago nagendera ku bintu by'ibigambo gusa biri kuvugwa bidafite fact ngendera kuri fact za mbere nziza zirabitwemeza nuko urukiko rwemeje ibyaha Uganda kuviolatinga borders za Congo aho mu kwa kane muri 2021 basomye nyine urubanza Uganda yatsinzwemo inategekwa kwishyura miliyoni zigera kuri 325 z'amadolari iziha Congo aho miliyoni 225 ari ibyangiritse harimo n'abantu noneho miliyoni 40 z'amadolari ni ibyangijwe properties naho miliyoni 60 ni ibintu biri natural resources byangijwe amashyamba ibiki murumva mu ntambara hangirika ibintu byinshi Uganda yategetswe ko izajya yishyura miliyoni 35 z'amadolari buri mwaka mu gihe cy'imyaka 5 kandi bakabibara bahereye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 2022 noneho bongeraho ko igihe izajya ikererwa kwishyura hazajyaho hajyaho 6% y'inyungu yayo yagombaga kwishyura rero ngendeye kuri ibyo bintu byose binyereka ko ntahamya ntashidikanya ko UPDF ariyo iteza akavuyo muri Congo bitewe nuko n'urukiko rwayihamije ibyaha yewe ikanategekwa no kwishyura rero ntago wazunyumvisha ikindi gihugu kandi hari fact zerekana cya gihugu koko ko ari cyo none songa ikibazo nakubaza irwo rukiko rwayihaniye ibyaha yakoze cyangwa izakora mu minsi iri imbere nukuvuga ngo kuko ni ibyaha yakoze kera ngo irimo irakora ibishyashya rwayihaniye avuga ko ariyo rwayihaniye ibyaha yakoze bishyashya byahise ibyo bita bivuga ko no mu bizaza uzavuga ko ariyo kandi nyine stili hari ibimenyetso bigaragara kuko M23 yeguye intwaro yinjiriye Bunagana ni boda yande ni boda ya Uganda ntabwo ari boda y'u Burundi byari kuba ikibazo iyo baba barinjiriye muri Sud Kivu noneho nkaba ndi kuvuga UPDF ariko banyuze Bunagana bacaho ibikoresho byagaragaye ko hari ibifaru byagaragaye bya UPDF biri hariya icyo kintu gihamya neza ko Uganda ariyo iri inyuma ya M23 bitandukanye n'ibindi ngenda numva hano ngewe ndanaliza scientifically avec fact abo muri commentaire mu ndinda amagambo ntago nayashingiraho nimvuga UPDF kumbura babaye
njye nakweretse impamvu nyivuga, ntago ngendera ku magambo. Rero muzategereze icyo gihugu wenda kindi nihaboneka fact zacyo nacyo tuzakivuga, ariko igihe nta fact UPDF niyo iramutswe iki kibazo. So ngaye ngo kuko ubyisobanuye, yego none ko abantu bari kurunda abasirikare benshi ku mipaka nabo gukora iki? Ni ukuvuga ngo ubundi iyo abantu bari kugenda barunda abasirikare ku mipaka, ko buri iyi ntambara igenda igira ama stage. Ni ukuvuga ngo iyi hari stage ya mbere y'intambara, hari stage y'intambara, hari na stage y'inyuma y'intambara. Bisobanura none ni ukuvuga ngo mbere y'intambara hari ibikorwa bikorwa kugira ngo nyine biganishe kuri ya ntambara. Icya mbere kikwereka ko intambara iri gututumba, dutangira kumva ibihugu biri kwibikaho intwaro. Iyo umuntu aguze imodoka urumva ko harimo transport, aba yitegura kugira ibyo atwara. Ni ukuvuga ngo rero igihugu iyo cyatangiye kugura intwaro kiba kikanga ko cyaterwa cyangwa giteganya gutera. Kuko intwaro ubundi niyo stage ya mbere kugaragaza intwaro, babyita ubundi armless. Bagenda bahigana ubutwari, ngiye mfite suko izi nizi, ngiye mfite suko, mfite umubare w'abasirikare abanaba bagahigana ubutwari. Noneho ikindi kijyaho hahita habaho icyo bita alliance, hakabaho kugenda bahuza imbaraga, nyine hakaboneka coalition ebyiri zishobora kurwana, kuko nta ntambara ishobora kuba hagati y'umuntu umwe. Umuntu umwe ntibishoboka. Hahita hakurikiraho gukora ama coalition, hagahita haboneka noneho impande ebyiri zishobora kurwana. Ni ukuvuga ngo kurunda abasirikare ku mipaka ni kimwe kigaragaza ko intambara yaba, kuko bariteguye, bari muri position. Noneho twabonye hari za alliance zirahari, iyo si result ya kabiri. Noneho hazamo ikintu cya imperialism. Ibi bihugu mpatsi bihugu zigenda ziza muri za coalition, zikagira aho zifasha naho zidafasha, nyine biterwa n'uruhande imperialism bahisemo. Noneho hagahita haza ikintu cya nationalism. Nationalism, abantu batangira kurwana ku bihugu byabo. Igihugu cyacu gitsinda, igihugu cyacu kiriteguye, igihugu cyacu ukumva harimo kugenda barata ibihugu. Ni ukuvuga ngo rero kubone ingabo ku mupaka, twabonye n'izi result zindi zigera kuri 3, bivuze ko intambara irabura imbarutso gusa. Harabura gukoma rutenderi, situzi ngo uruhande rwakoma rutenderi n'uruhi. Ubwo ni ikosa rimwe gusa rishobora gutuma intambara ihita itangira, noneho biri open, kuko muri icyo gihe yari ihari ariko isa nkaho ikonje. Ariko kuba abasirikare bagenda begera amaboda ni ukukwereka ubushyuhe ifite, haraburamo agashirira gato noneho bigahita bigurumana. Yego. Gira inama abaturage batuye kano karere igihe intambara nziza y'akarere kose yabitangiye. Igihe intambara y'akarere yatangira, icyo nasaba abaturage batuye muri aka karere, wimenase umuturage mugenzi wawe, kuko umuturage nta kintu mupfa. Nimba umurundi aguhungiyeho wimumenesa, nimba umunyarwanda aguhungiyeho wimumenasa, nimba umuganda aguhungiyeho wimumenasa, nimba umukongomani aguhungiyeho wimumenasa, igihe uzi ko ari umuturage. Ko umuturage urasanga nta ruhare yagize muri ibyo bintu. Baturage b'akarere murekera abasirikare bakora ibikorwa byabo. Nyine sitwumve abaturage bivanga bica abaturage bagenzi babo, bareka abasirikare ku basirikare. Noneho dusuzume nyine ingufu z'ibisirikare, apana gusuzuma ingufu z'abaturage. Ikindi abaturage basabwa ni uguteganya ibyo kurya. Ntabyo bazi sundi ko bagomba kubiteganya. Ni ukuvuga ngo bashobora kuba bareba mu bihe by'umunezero
iyi ntambara ibaye ibiryo bibasikasi kuko urugero n'uruza rw'ibicuruzwa ntago ruba rugisobanutse abantu ntibaba bakibasha guhinga nk'ibisanzwe n'amasoko saba akora nk'ibisanzwe baturage mutangire mutekereze ku masitoke y'ibintu bimara igihe kirekire nizo nama nabagira aho bishobotse nese nk'umuntu udafite akazi arabigenza nk'umuntu udafite akazi aho birakomeye uri kugira inama ngo bafite ibiryo ngo babibike utabifite akora iki rero strategy yakoresha sinzi strategy arakoresha nimba hazaba niwe nashaka kugira inama wari kugira inama ufite stock n'ubundi uri udafite stock ikintu yakora muri iki gihe yasuhukira aho yabona stock akanyoni katagurutse nikamenye iyo bwera igihe ubona kutabona ibyo kurya muri ibyo bihe shakisha aho wajya wazabibona hakiri kare okay uzajyahe muri abo urabifite cyangwa uzahiga nawe nkanjye ngenda bifite ndabifite rwose wakwemera se kwakira bamwe muri bo kabaho ni ukuvuga nibyo nyine twanavugaga habeho humanitarian umuntu naguhungira umufashe abona icyo kurya mu gihe kimurusha nimba uje nkurusha hari icyo mfite duhana ibyo biryo situmve abaturage bivanze mu kwica abantu kuko nimwivanga mu kugenda mwica abantu nibwo intambara irangiye nyine cya gice kuko pre y'intambara twabonye bya bindi byabaga mu ntambara urumva impande zirahanganye za gisirikare abaturage mwitwararike kwica abaturage bagenzi banyu nyuma y'intambara harebwa ibyaha by'intambara byakozwe nimba rero uri umuturage warishoye mu kwica abandi baturage uzafatirwa ibihano kuko hari ukuntu abantu bashukwa ngo bagiye badushuka twica abanaba weho baragushuka kuki utari gukoresha ubwenge uvuge ngo iki kintu uyu muntu ari kunsaba uyu munsi kizangiraho izihe ngaruka cyane cyane ko icyo kintu abagusaba kuki se watari kukikorera akabarinda kukigusaba ese umwana wari kugikora nimba umwana watari kugikora kuki weho uhatirwa kugikora dushyiremo ubwenge tubane neza mu mahoro hazabemo humanitarian abasirikare ku basirikare abaturage natwe tujye ku ruhande bakemura ikibazo cyabo uko kimeze dushimira abadukurikiye murakoze asante sana